Showbiz News Rwanda. Kera kabaye DiAMOND PLATNUMZ yashyingiranwe na ZUCHU imbere y'Imana. Uyu muhanzi rero akaba yashyize agatangaza yuko yatanze inkwano mu muryango w'umukunzi we, akaba n'umuhanzikazi ZUCHU anashyingirwa imbere y'Imana. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, DiAMOND PLATNUMZ yagaragaza amafoto arimo atwikurura ZUCHU, yahisemo guceceka Imana ikamurwana intambara kandi yabonye umusaruro wabyo. Bwira DiAMOND PLATNUMZ ndetse n'uyu nguyu ZUCHU muri comment umubwira uti congratulations, ndetse kandi tubwira amazina yawe, witwa uherereye igitekerezo cyawe ni ingenzi. Ku rundi ruhande kandi duhita tujya ku nkuru ya Coach GAEL, umwe mu bashoramari bamaze kugira uruhare rugaragara mu guteza imbere umuziki nyarwanda, yagaraje ko yakiriye neza ibitekerezo byatanzwe na Alex Muyoboke ku gitekerezo cye cyo kuzana Chris Brown gutaramira mu Rwanda. Aha Alex Muyoboke yamubwiye ati rwose Chris Brown ntabwo akenewe, ahubwo fata amafaranga ari kuzamuha uyashyire mu bahanzi nyarwanda, kubera ko umwaka uzajya kurangira dufite abahanzi barenze na DiAMOND PLATNUMZ. Kuko nawe ni kubibona ari ukuzana Chris Brown mu Rwanda ndetse no gufata ayo mafaranga yakamuhaye, kubera kagera kuri miliyari imwe, ari ugufata ayo mafaranga miliyari imwe ukayashora mu banyarwanda nabo bakatera imbere, ndetse no kuzana Chris Brown. Niki wowe wakora ubaye ufite ububasha nk'ubu bwa Coach GAEL? Witwa nde, uherereye, amazina yawe nayahe, uduhe igitekerezo cyawe kandi uze kwibuka ukore subscribe by the way. Hanyuma ku rundi ruhande, umunyarwenya wo muri Nigeria Kingsley Ogbonna uzwi cyane nka Dr Kingsley kandi akunda kwiyuta nta kiruta Imana, yatangaje ko agiye kongera gutaramira mu Rwanda mu gitaramo kizaba kuwa 20 Nyakanga 2025. Nawe rero utubwira igitekerezo, uyu mugabo uramuzi, nimba umuzi umukundira iki ese kandi wamumenyeye? Uyu nguyu bita nta kiruta Imana cyangwa se Dr Kingsley. Hanyuma kandi turi bugere no hanze y'u Rwanda nabwo tuvuge amakuru ari kugenda avugwa yo, ariko nanone uko subscribe. Ngiye nitwa Showbiz, ni Showbiz News Rwanda. Igitekerezo cyawe ni ingenzi mana, duhe igitekerezo cyawe utubwire uko ubyumva kuri izi nkuru, tubwire uri bukundi yihe, ese ni iyihe nkuru iri bugushimisha? Igitekerezo cyangwa inyunganizi byose birakenewe. Hanyuma rero uyu nguyu DiAMOND PLATNUMZ yifashishije imbuga ze nkoranyambaga nk'uko nabivuze, agaragaza amafoto arimo atwikura ZUCHU, atangariza abamukurikira ko yahisemo guceceka Imana maze ikamurwanirira. Mu magambo yagize ati akandika ati mu buzima bwose twanyuzemo, icyo nize ni ukuba mukuru ugaceceka, kandi ubwo bukure busaba urwego rwo hejuru rw'imbabazi no kwirengagiza bimwe. Bisaba ko ugira umutima wihangana kandi ukomeye mu gihe abantu bakuvugaho ibintu bibi kandi uzi ukuri kwabyo, ariko ukaguma ugaceceka ntusubize ikibazo icyo ari cyo cyose. Yakomeje agaragaza ko nubwo benshi bazi ko yigeze kurushinga n'abagore batandukanye, ariko azi neza ko atigeze ashyingiranwa n'umuntu n'umwe, gusa hari igihe azabwira abantu uko byagenze. Uyu ni DiAMOND PLATNUMZ, ubwo yavuga nyine bari abazari ndetse n'abandi benshi cyane. We nubwo kuko yabyaye, DiAMOND PLATNUMZ afite abana benshi cyane man, afite abana benshi cyane, ariko yatangaje yuko atigeze agira umuntu n'umwe yashyingiranwa nawe, bose babanaga nyine biraho. Ati ndabizi buri wese muri mwe afite isura itandukanye ya DiAMOND PLATNUMZ ku ngingo yo gushyingiranwa, ariko ndashaka kubabwira ko uyu munsi DiAMOND PLATNUMZ atigeze ashyingiranwa, kandi hari umunsi nzababwira uko byagenze. Amakuru rero avuga ko umuhango wo gutanga inkwano no gushyingiranwa hubahirijwe umuco muri Tanzania n'idini rya Islam DiAMOND PLATNUMZ asengeramo wabaye ku cyumweru wa tariki ya mbere Kamena 2025. Bivuga ko kandi witabire gusa n'abanyamuryango ba hafi ku mpande zombi, hashingiwe ku mwanzuro wa DiAMOND wo guhisha ubuzima bwe bwite mu itangazamakuru. Mu mashusho rero yakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ZUCHU na DiAMOND bamaze imyaka bakundana, urukundo rwagiye rurangwamo no gushwana bya hato na hato. Bagaragara bambaye imyambaro y'imyeru y'Abayisilamu, aho ZUCHU yagaragaraga nk'uwishimye. ZUCHU nawe rero yagize ati mugabo wanjye ubu twashyingirana. Amakuru yaravuga ko urukundo rwabo bari bamaze iminsi barahisemo kurugira ibanga, kuko batangaje ibinyuma yuko itariki ya 13 Mutarama 2025 ZUCHU yagaragaje ko atagifitanye imikoranire myiza n'inzu itunganya imiziki ya DiAMOND PLATNUMZ izwi nka Wasafi Records. Icyo gihe rero yahise arekera aho no gukurikira uriya DiAMOND PLATNUMZ cyangwa se n'iriya nzu yabo icyo bita Unflow, ndetse abakuramo bafitanye ubufatanye. Ubwo rero yari yatashye ubukwe bw'umuhanzi mugenzi we Juma Jokes
uwo nguwo ZUCHU bwabereye muri Nigeria. Diamond PLATNUMZ rero nawe yavuze yuko mu minsi ya vuba azakora ubukwe bwe, akaba azabimenyesha abakunzi be. Tayari rero ubukwe bukaba bwabaye nubwo bwabaye mu ibanga, ariko n'undi as long as byarangiye tubimenye. Hanyuma kandi ku rundi ruhande Muyoboke yabwiye Coach GAEL, umwe mu bashoramari bamaze kugira uruhare rugaragara mu guteza imbere umuziki nyarwanda, amubwira neza ko atari ngombwa kuzana Chris Brown mu Rwanda. Ibi ngibi rero byaba nyuma yuko Coach GAEL atangaje inzozi ze zo kuzagira uruhare mu gitaramo cy'igihanganye ku rwego mpuzamahanga. Ibintu yanyushije ku rukuta rwa Instagram, aho yashyize amashusho ari mu modoka yishimira indirimbo Residuals ya Chris Brown, anagaragaza ko ari imwe mu ndoto ze yifuza ko zizaba impamo. Mu minsi rero yakurikiyeho, Alex Muyoboke, umujyanama umaze igihe kinini mu ruganda rw'imyidagaduro, yagaragaje ko nubwo adashidikanya ku bushobozi bwa Coach GAEL, we yahitamo gukoresha amafaranga mu guteza imbere abahanzi b'abanyarwanda. Uze kutubwira igitekerezo cyawe, ariko by the way nizere ko wabwiye Diamond PLATNUMZ congratulations muri comment. Hanyuma kandi utubwire n'igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru ya Coach GAEL ndetse na Alex Muyoboke. Alex Muyoboke rero yaravuze ati mujya muvuga ngo uriya mutipe afite amafaranga, njye simbibona yuko kuko niba yafite ari amafaranga yayakoresha mu guteza imbere ubucuruzi ndetse n'umuziki mbere na mbere. Umugabo rero yavuze kubwe ko aho gufata ari amafaranga miliyari imwe ayishore ku muhanzi mpuzamahanga, yayakoresha mu guteza imbere abahanzi bo mu gihugu imbere, bakajya ku rwego nk'urw'abahanzi b'ibyamamare nka Diamond PLATNUMZ. Akomeza agira ati njyewe ntabwo nazana Chris Brown, ahubwo nafata amafaranga nkayishyira muri Roskana, umuhanzi mwiza nka Kenny Solo, Kivumbi King ndetse n'aba Junior Rumaga, bose bose n'abahanzi beza. Aravuga ati bari abantu ngiyewe nabakora promotion, kubera ko ubwo ngubwo bahita bamera nka Diamond PLATNUMZ. Icyo nicyo nakora, ndakubwiza ukuri ko twajya kujyana na 26 abo bahanzi mvuze ari abahanzi bahagaze neza cyane. Uwo ni Alex Muyoboke wabivugaga ibyo ngibyo. Rero nyuma yo kumva inyunganizi ya Alex Muyoboke, Coach GAEL yahisemo kuyakira mu buryo bwihariye kandi butuje. Yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze indirimbo Ibigeragezo yakutoye bose babireba, izwi mu gutera imbaraga no kugaragaza ukwihangana mu rugendo rw'ubuzima, maze ashyiraho ubutumwa bugufi buvuga ngo ubutumwa bwanjye zeho. Ubwo ni ukuvuga ko yabwiraga uyu nguyu Alex Muyoboke. Nta magambo rero agaragaza ko atafashe n'ibitekerezo byatanzwe, ahubwo ko abifashe nk'ihumure no gukomeza urugendo rwe rwo gushyigikira iterambere ry'umuziki nyarwanda. Coach GAEL amaze igihe rero agaragaza ibikorwa bifatika mu ruganda rw'imyidagaduro, akora n'abahanzi nka Bruce Melody, Kenny Solo ndetse na producer Element. Gukora rero gukomeza gutekereza kure, harimo no kuzana ibyamamare ku rwego rw'isi, ni kimwe mu bigaragaza ko ubona umuziki cyangwa se uyu nguyu abona umuziki nk'urwego rukomeye rw'ubukungu ndetse n'iterambere. Nubwo rero ibitekerezo bitandukanye ku buryo bwo guteza imbere uruganda bikomeje kugaragara, impaka nk'izi zerekana ko umuziki nyarwanda uri gutera imbere, kandi ko abawushyigikira bafite icyerekezo kirimo kwagura imbibi no guteza imbere impano ziri imbere mu gihugu. Igitekerezo cyawe ni ikihe man? Ari ukuzana Chris Brown bakamwishyura miliyari imwe no gufata abahanzi bo mu Rwanda bakabateza imbere ku buryo bagera ku rwego mpuzamahanga nk'abandi bahanzi dukunda cyane bo muri Nigeria, muri Tanzania, ubita Diamond PLATNUMZ? Ikiza ni iki cyakorwa kurusha ikindi? Ni ikihe cyihutirwa mbere ya byose? Tubwire igitekerezo cyawe rero, turi bucyumve kandi turi bucyubahe. Ngayo nguko rero, ngayo nguko iyi ni Showbiz News Rwanda. Genda Flores kore subscribe man kugira tuzacikwa umunsi ku munsi. Urundi ruhande rero uwo bita Dr King Sirore ukunze kwita nta kiruta Imana, uyu ni umunyarwenya wigaruye imitima y'abanyarwanda. Yabitangaje mu ijoro ryo kuwa mbere Kamena 2025, avuga yuko burya ngo agiye kugaruka gutaramira mu Rwanda, agiye gusura u Rwanda no gusetsa abakunzi be muri iki gihugu, maze akagaruka nyine. Umujyanama we rero Obreme wari umaze ibyumweru bibiri mu Rwanda ateguye iki gitaramo, nawe yemeje inkuru ati turaje. Yatangaje ko imyiteguro iri kugenda neza, ashimangira ko Dr Kingsley yanyuzwe n'uburyo yakiriwe mu Rwanda mu bihe byashize. Iki gitaramo rero kiri gutegurwa na Japhet Mazimpaka, umunyamakuru wa Magic FM ndetse n'umwe mu bantu bafite uruhare runini mu kumuzana bwa mbere mu Rwanda. Uriya Japhet niwe wamuzanye mbere na mbere. Japhet rero yagize ati twamaze kwanzura ko agiye kugaruka
kuva namuzana ku nshuro ya mbere yakunze u Rwanda cyane, nta gushidikanya ni igihugu cyamukoze ku mutima kandi bigaragarira no mu byo yandika ku mbuga nkoranyambaga ze. Yakomeje aravuga ko vuba aha bazatangaza igitaramo kizabera nuko amatike agatangira gushyirwa ku isoko ndetse akaboneka, ndetse ahishura ko kizakirimo n'abandi banyarwenya bo mu Rwanda no hanze yarwo bamaze gutangira ibiganiro rero byo gukorana muri iki gitaramo. Dr Kingsley ni umwe mu banyarwenya bafite izina rikomeye mu gihugu cya Nigeria, aho amaze imyaka irenga 10 gusetsa abantu. Yatangaje urugendo rwe rwa stand up comedy nk'umunyeshuri muri kaminuza, aho yatunguraga abantu mu bitaramo by'imbere mu mashuri yisumbuye muri kaminuza mu mujyi wa Lagos. Yamamaye rero cyane mu myaka ya 2010 kubera ubuhanga bwe bwo guhuza urwenya n'ubuzima bwa buri munsi, akavuga ko ku buzima busanzwe mu buryo bw'urwenya kandi bufite ishingiro. Yavuga ku buzima busanzwe. Yakunze rero kugaragara mu bitaramo bikomeye muri Nigeria nka iLive, Basque Math Uncensored, The Chronicles of Showbiz, Stand Up Nigeria n'ibindi byinshi. Azwiho kandi kuba umwe mu banyarwenya bafite umwihariko wo gukina mu ndimi nyinshi, Icyongereza, Igbo, Yoruba ndetse na zimwe mu ndimi z'amahanga, bikamufasha kugera ku bantu benshi. Mu bihe rero byava, Dr Kingsley yahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, YouTube, aho akora urwenya rufite aho ruhuriye n'imico n'ibiro y'ibihugu bitandukanye byo muri Africa. Niho rero yatangiye gukoresha amagambo y'Ikinyarwanda, ari nabyo byamuhesheje izina rya Ntakirutimana, byarushijeho kumenyekanisha cyane mu Rwanda. Yaherukaga rero mu Rwanda kuri 29 Ukwakira 2023, aho yakoze igitaramo cye cya mbere akanasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye muri ku Gisozi. Agaragaza rero amarangamutima akomeye ku mateka y'u Rwanda. Yongeye kugaruka ku nshuro ya 10 Kamena 2024 ataramira mu yataramiye mu Gikondo hasanzwe habera Expo, mu gitaramo cyari cyateguwe na set wo muri Zobi Comedy. Mu gihe cy'imyaka 2 ishize, Dr Kingsley yakomeje gutangaza urukundo afitiye u Rwanda, avuga ko yanyuzwe n'ubuyobozi bwiza, isuku, umutekano n'imibereho y'abantu. Binyuze rero mu bihangano kuri TikTok, Instagram, akunze gusetsa avuga amagambo y'Ikinyarwanda n'imvugo zo mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Igitaramo cye rero cyo kuwa 20 Nyakanga 2025 kitezweho kongera guhuza abakunzi ba stand up comedy ni umunyarwenya umaze kuba icyamamare muri Afrika y'Uburasirazuba. Dr Kingsley Ntakirutimana yatangaje ko yagiye gutaramira Kigali mu Rwanda. Mubwira uti congratulations, uyu mugabo wamumenyeye he, wamukundiye iki, kandi ese uramuhaye ikaze mu Rwanda, umuhaye ikaze aziyisanga? Utubwire muri comment igitekerezo cyawe mane, wibuke utubwire amazina yawe aho udukurikira uherereye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yiteguye kureba ukuri ku bijyanye n'urubanza rwa PDD, maze yahamwa n'ibyaha ashinjwa hakarebwa ko yababarirwa. Ibyo rero Trump yabivuze nyuma yo kubazwa niba ntacyo yafasha Diddy wahoze ari inshuti ye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yiteguye kureba ukuri no gutekereza ku bijyanye no kubabarira umuhanzi PDD mu gihe yaba hamwe n'ibyaha mu rubanza arimo kuburana. Trump yagize ati, niba bidakwiye nzabireba, sinigeze mbikurikiranira hafi, ariko ndashaka ko byaba urubanza runyuze mu mucyo. Trump rero yifuza ko urubanza rwa PDD rwaca mu mucyo, kwikiranweho ibyaha bikomeye mu rukiko rwa Manhattan birimo gucuruza abantu, kugambirira kwica, gukoresha abantu imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhohotera uwahoze ari umugore we. Trump rero yemeye ko yigeze kujyana ubushuti bwa hafi na PDD, nubwo ubwo bushuti bwahagaze nyuma y'uko yinjiye muri politiki, nubwo nta cyifuzo gisabira PDD imbabazi kigeze gitanga. Trump rero yemeje ko abantu bashobora kubitekerezaho, imbabazi akaba yazihabwa. Urubanza rero acyakomeza, kandi kugira ngo Trump azagira icyo arukoraho bizaterwa n'icyemezo cy'urukiko ndetse n'ibyifuzo bizatangwa n'abantu bisaba ko PDD yababarirwa. Ngayo nguko rero nitwa Florez, igitekerezo cyawe muri izi nkuru wakunze yihe? Ngayo nguko rero kore subscribe na follow Florez Showbiz News Rwanda. Shout out. Showbiz News Rwanda.